Reka nongere ngusuhuze kandi nguhe ikaze nkwifurize guhirwa mu bikorwa byawe bya buri munsi. Amakuru agezweho kano kanya ni amakuru ari kwibanda ku byasizwe na Noheli yaraye ibaye, aho amakuru rero tugiye kukugezaho araye kuri uyu munsi tariki 26 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024. Ni amakuru rero tugiye kukubwira, amakuru agiye kugaruka ku gitaramo cya Israel Mbonyi. Igitaramo nyine cyaraye kibaye, kikaba ari igitaramo cy'amateka cyane kuri uyu mugabo. Ni igitaramo akunda gukora dore ko kibaye ku nshuro ya gatatu, aho cyitwa Icyambu Concert. Uno mugabo yaje kuba yongera gukora amateka, yuzuza BK Arena. Umuhanzi wiyeguriye umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonyi yakoze igitaramo cye cya gatatu cyise Icyambu Live Concert, cyitabiriwe ku buryo buri mwanya wari waguzwe hariya muri BK Arena. Amatike yo muri system asaga 10,300 yashyize mu gitondo cyo ku itariki 25 yose yari yashize. Ni mbere yuko ijoro ry'igitaramo rigera. Amatike ya stage side settings yari imyanya 124 kandi itike imwe yaguraga 15,000. Igiteranyo cyayo cyose ni 1,860,000 yose yari yashize. Amatike ya standard lower bowl harimo imyanya 1,328 kandi itike imwe yari 10,000. ni ukuvuga yuko igiteranyo cyose yari 13,280. Amatike ya wheelchair yarimo imyanya 86 kandi itike imwe yaguraga 10,000. Igiteranyo yari 860. Muri VIP harimo imyanya 590, itike imwe igura 25,000. Igiteranyo yari 14,750. Muri platinum harimo imyanya 294, aho itike imwe yaguraga amafaranga 30,000. Total yose ikaba yari 8,820. Muri upper setting harimo imyanya 6,779, itike imwe ikagura 5,000. Igitaro cy'amafaranga zari 33,880. Igitaro cy'amafaranga yose hamwe akaba ari 73,450. ni amafaranga nyine yakuye muri kiriya gitaramo. Imvura rero nayo ikaba itarigeze ikanga abakunzi ba Israel Mbonyi. Nubwo imvura yabanje kugwa ari nyinshi, ntabwo byakomye mu nkokora abari baguze amatike yabo, kuko muri BK Arena hari huzuye. Ni igitaramo yafatiyemo amashusho y'indirimbo nk'uko asanzwe abikora. Ni umuhanzi ukunzwe n'ab'ingeri zose, dore ko n'abatagira aho basengera bari babukereye baje kwirebera ubuhanga bw'uyu mugabo. Mu banyacyubahiro bitabiriye harimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe ndetse na ba The Ben. Ku rundi ruhande ariko abahanzi barimo The Ben n'ubundi wari kumwe na mama we bitabiriye igitaramo, dore ko uwo mubyeyi yari yizihije isabukuru ye y'amavuko. Israel Mbonyi akaba iki giterane cye arimo kugikora mu byiciro. Israel Mbonyi yakoze igitaramo kirimo ibyiciro, aho yaririmbye igice cya mbere agaha umwanya Apotre Mignone akigisha ijambo ry'Imana mu minota mike. Yabwiye abitabiriye ko Imana iyo uyiringiye ntacyo uba. Zimwe mu ndirimbo za Israel Mbonyi ziganjemo iziri mu rurimi rw'Icyongereza, Igiswahili ndetse n'Ikinyarwanda zarakoreshejwe. Igice cya kabiri Israel Mbonyi yagarutse yahinduye imyambaro. Yari yambaye ishati y'umweru, ipantaro ya forongo n'inkweto zifite ibara ry'umweru wera de. Israel Mbonyi kandi yerekanye ko ari umuhanzi ukunzwe, akora igitaramo gishimangira ko kuva akiri mu Buhinde yari afite inyota yo gukorera Imana ariko adafite inzira bizacamo. Yagize ati, nari nzi aho bizaca nkagera kuri ibi mubona. Mu Buhinde aho nigaga nari mfite gitari nacurangaga, ariko mu nzu habaga hamanitse ibishushanyo by'ibigirwamana, ariko nacurangaga ndirimbira Imana. Kagushimire cyane rero amakuru y'uko igitaramo cyagenze byari ibyo ngibyo. Ibindi twamenya twaza kubigusharinga. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.